Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just. What's up my beloved people? Hi, muraho neza ubukunzi bwa filime yacu twise Faithless series. Uzisi muri filime yacu Faithless series ibintu bikomeje guhindura isura. Ibibazo byabamwe bikomeje kugenda bihinduka amahirwe n'ibisubizo bikomeye cyane ku bandi. Muri filime yacu Faithless ibibazo bya Mama Gikundiro nibyo bikomeje kugenda bihinduka igisubizo kuri Jire, nibyo bikomeje kugenda biba amahirwe ya Jire agomba kubyaza umusaruro. Kuba uyu Mama Gikundiro yahuye n'ikibazo gikomeye cyane akisanga mu bitaro amerewe nabi, ibingibi Jire akomeje kugenda abyenjoyinga bitewe nuko agiye kongera guhura n'umukunzi we Gikundiro nta kintu bikanga. Uyu Jire amaze gufata icyemezo cy'uko agiye kwenjoyinga na Gikundiro, agiye kumwitaho, agiye kumugaragariza urukundo atari yarigeze anamugaragariza mbere. Guys, ibi byose kuba Mama Gikundiro ari mu bitaro amerewe nabi, ari kuririra mu myotsi nka Bakame, uyu Jire we akomeje kugenda abyenjoyinga, aho we na Gikundiro bagiye kubona umwanya wo kuganira ku rukundo rwabo, bakarusigasira, bakarushigikira, bagakora ibyo batari barakoze mbere, bitewe nuko uyu mubyeyi ngo ni Mama Gikundiro yahoraga abangamira urukundo rwa Jire na Gikundiro, aho yavugaga ko uyu Jire ashobora kuba ari indyarya adakunda Gikundiro bya nyabyo, kandi nyamara uyu musore ngo ni Jire we ari seriye cyane. Guys, ibi byose nibyo Jire agiye gukora, aho agiye kureba uburyo yita kuri Gikundiro, agafata n'icyemezo cy'uburyo uyu Gikundiro agiye kuba yavuzwa akamererwa neza, akava mu kagare agatangira kwigenza n'amaguru. Ese guys, murabyumva mute? Umunsi Mama Gikundiro yazava mu bitaro agasanga na Gikundiro yaravujwe ameze neza, asigaye agenda n'amaguru. Ibyo byose ni ibyemezo uyu musore wacu ngo ni Jire akomeje kugenda afata, avuga ko agiye kwita kuri Gikundiro, agiye kumuhindurira ubuzima, agiye kumugarurira icyizere, kuko uyu Gikundiro nawe bitewe n'imvugo ndetse n'ibikorwa bya mama we yari yaramaze gutakaza icyizere cy'ubuzima, yari yaramaze kwizera neza ko nta muntu wamukunda kubera ko yakoze impanuka akisanga afite ubumuga bw'amaguru. Ariko guys, ibi byose rero Jire nibyo agiye kubasha kuba yakora. Aya ni amahirwe ari guprofita kuba Mama Gikundiro yarwaye akajya mu bitaro, ni opportunity zikomeye cyane kuri uyu musore wacu ngo ni Jire. Urwo rwari uruhande rwa Jire na Gikundiro ndetse na Mama Gikundiro. Ku rundi ruhande umuntu bita Chris ndetse na Daria, urukundo rukomeje kugurumana. Uyu Daria abantu bari bakomeje kugenda bagirira impungenge z'uko ashobora kuzivanga mu bya Jire na Gikundiro. Uyu Daria ari gukundana n'umuntu bita Chris. Ese uru rukundo rwa Daria na Chris murarushigikiye? Abantu bakomeje kugenda batugaragariza ko urukundo rwa Jire n'umukunzi we Gikundiro barushigikiye cyane, baruri inyuma. Nubwo uyu Jire yakomeje kugenda ageragezwa umunsi ku wundi, agahura n'ibibazo n'ibigeragezo bitamworoheye, aho uyu Mama Gikundiro yari yarakomeje kugenda amubera ibamba, amubwira ko atamukeneye, amutesha agaciro, amuca intege. Ariko kubera ko urukundo rwa nyarwo iteka n'iteka rutajya rutsindwa, uyu Jire yaje gukomeza guhatana, akomeza kugenda arwanira urukundo rwe na Gikundiro. None kugeza ubu ngubu, kugeza ubwo batangiye gusereburira yuko uyu Mama Gikundiro yahuye n'ibibazo. Ese guys, abantu bishimiye ko Mama Gikundiro yagize ibibazo akajya mu bitaro, bikaba bihindutsemo amahirwe ya Jire yo kubyaza umusaruro kugira ngo yenjoyinge ubuzima n'umukunzi we Gikundiro, muri hehe? Guys, abantu bari bakeneye kubona Jire na Gikundiro bameze neza,
bari mu rukundo nta muntu bahagaze hejuru. Ndagira ngo mukomeze kugenda mwigaragaza, kandi nanone ikindi mutabashije kumenya ku rukundo rwa Jules na Gikundiro ni uko umuntu bita Jules yamaze kumenya papa Gikundiro, ari nawe bagiye guhuza iyi mishinga yose, bagapanga uburyo bagiye kuvuza Gikundiro akongera akamererwa neza. Guys, uyu Gikundiro nk'uko twatangiye tubibabwira yari yaratakaje icyizere cy'ubuzima, atekereza ko nta kintu na kimwe azimarira, kuba yarakoze impanuka agiye kureba Jules bikarangira amaguru ye agize ikibazo, akisanga mu kagare, akisanga adashobora kwigenza n'amaguru. Uyu Gikundiro nawe icyizere cy'ubuzima cyari cyaratakaye burundu, atekereza ko nta kintu na kimwe azimarira. Ariko hamwe na papa Gikundiro ndetse na Jules bakomeje kugenda bagarura icyizere cya Gikundiro, bamwereka uburyo bagiye kumuvuza, hanyuma akongera kumererwa neza akagenda n'amaguru. So guys, twe icyo tubasaba nta kindi, niba ukunda filime yacu Faithless series, turagusaba gukora subscribe, ugakanda like. Nukora subscribe fungura ko kazogera ka mbere kugira ngo episode zose za filime yacu ujye uzibonera ku gihe. Kandi nanone twizera ko iyi filime Faithless mukomeza kugenda muyigiramo byinshi, aho nk'uyu mubyeyi ngo ni mama Gikundiro twamwigiraho ko dukwiye kubana n'abantu neza. Ibaze kugira ibibazo ukarwara ukisanga muri mu bitaro, abantu bo aho bitabababaje bikabashimisha. Hari benshi bakomeje kugenda bishimira yuko uyu mama Gikundiro yahuye n'ibibazo akaba ari mu bitaro, bitewe nuko iyo ari muzima ababangamiye abantu, abari kwivanga mu rukundo rwa Jules na Gikundiro. Ugasanga hari benshi ari kubabaza, ugasanga hari benshi ari gutera agahinda. Mujya mwumva imvugo n'ibikorwa bya mama Gikundiro, mubona ko ari ibyo guca intege gusa, mubona ko ari ibyo kugenda abwira Gikundiro na papa we ko ntacyo bazimarira, ko nta kintu na kimwe bazigezaho. Kandi nk'abakunzi ba filime Faithless, mwewe tujya dutekereza ko muba mubona ko hari icyizere ko uyu Jules azabana na Gikundiro, ndetse Gikundiro nawe umunsi umwe amaguru azaba yarakize akaba yigenza n'amaguru, ubuzima bumeze neza. Ibi bihe abakunzi ba filime Faithless abenshi bagenda batwandikira muri comment, bagenda batubwira ko babitegereje. Nawe niba ufite curiosity cyangwa se amatsiko yo kubona umunsi Jules azaba abana na Gikundiro nk'umugore n'umugabo, kandi na Gikundiro yarakize atakigendera mu kagare, amaguru yameze neza, nawe turagira ngo wigaragaze aho hasi muri comment, ubundi dukomeze kugenda tubikurikirana muri filime yacu Faithless. Ibitagenda neza tubishire ku murongo nabyo bigende neza, kandi nibigenda neza nabyo tuvivure, tuvuge ati aha ni sawa cyane. So rero muri filime yacu Faithless ikintu tuba dufokasinzeho cyane ni ukwibaza ngo ese urukundo rwa Jules na Gikundiro ruzarangira gute, ese bizagenda bite? Ariko uyu abantu baba batekereza ibibazo byinshi kandi bitandukanye, bibaza bati ese uyu mama Jules ko mbere na kare hose yari yarabwiye umuhungu we Jules ko agomba gushaka umukobwa mwiza kandi wo mu bakire bafite amafaranga kugira ngo amafaranga ajye mu yandi. Uyu Jules akaba yarihuriye na Gikundiro, umukobwa wo mu bakene. Abantu bakomeje kwibaza ngo mama Jules namenya ko Jules akundana na Gikundiro bizagenda biti? Guys, aya ni amatsiko buri wese aba afite, iki ni ikibazo buri wese aba yibaza cyo kwibaza ngo ese bizagenda bite? Ese uyu mama Jules we bizarangira yemeye ko Jules abana na Gikundiro? Gusa kwa Jules bafite amatsiko, yaba Gasaro afite amatsiko yo kumenya umukunzi wa Jules, yaba mama Jules nawe afite amatsiko yo kumenya ngo ese uwo mukobwa Jules akundana nawe ni uwuhe? Urumva ibintu by'amatsiko, amatsiko ni menshi cyane, kandi n'abakunzi ba filime Faithless nabo bategereje kumenya reaction, uburyo uyu mama Jules azabyakira.
umunsi azabona Gikundiro akamenya ko umuhungu we Jire asigaye akundana na Gikundiro. Guys, ibyo byose kugira ngo uzabashe kugenda ubikurikirana 5 kuri 5 ubisobanukirwa, nuko wakora subscribe ahangaha kuri Big Bless TV kugira ngo episode zose za filime Faithless zijye zikugiriraho ku gihe umunsi ku wundi.